Abagabo bita ku bana cyane kurenza ba nyina kugeza n'ubwo babaha ibere. Ibyo biba mu muco w'abitwa baka. Aba baba mu mashyamba manini muri Repubulika ya Centrafrica, bamwe babita basangwa butaka. Aba bibera mu ishyamba ubuzima bwabo bwose, nta shyamba nabo ntibabaho. Mu bwoko bw'ababaka, umugore, umugabo n'umwana bose barangana keretse umwana w'igitambambuga. Ubuzima bwabo bwa buri munsi usanga bakora ubuhigi, uburobyi, guhakura ubuki, naho guhinga byo ntabyo kuko barya ibyimejeje mu ishyamba. Uretse kuba umugabo ashaka akanabyarana n'abagore bose ashatse, umugore nawe abigenza gutyo ku buryo abyarana n'abagabo benshi batandukanye. Igikurikira nyuma yo kubyara, umwana akamwereka se, ku buryo se w'umwana ari ufata inshingano nyinshi zo kumurera, nko kumuheka, kumufureba, yewe akamutamika n'ibere nubwo ntacyo yaba akuramo. Ibyo bifatwa nk'umwihariko muri ubwo bwoko kubera ko umubyeyi w'umugore nyuma yo kubyara kenshi aho ahurira n'umwana ni mu gihe agiye kumwonsa, ubundi akamuha se wakajya guhiga no mu yindi mirimo itandukanye aho mu ishyamba. Mu mirimo bakora kandi nta kurobanura, niba ari ukwikorera ibiremereye, kubaga, imirimo y'ingufu cyangwa indi ikanganye, yaba umwana, umugabo cyangwa umugore wese ashobora kubikora. Ababaka bemera ko iyo ugiriye nabi mugenzi wawe aba ari amahano kubera ko ushobora gusanga ari so cyangwa nyoko, yaba ari n'umwana wawe, kandi bakavuga ko kugira nabi batera umwaku iyo bari guhiga, bigatuma bagira neza bakabanirana neza ngo bitazababuza umuhigo. Ababaka kandi bafite umwihariko ku muziki. Amateka agaragaza ko bawutangiye mu myaka 500 ishize ubwo abashakashatsi batangiraga kuhagera. Nyuma umuco bakomeje kugenda bawuhererekanya mu bisekuru bitandukanye. Aba bifashisha ibikoresho gakondo bakoresha mu mirimo yabo itandukanye muri ubwo buhanzi, nk'imihoro, ubuhiri ndetse n'ibindi nibyo byifashishwa mu gucuranga. Uretse ibyo bikoresho n'amazi ubwayo bayakoresha nk'igicurangisho, bamwe bakaririmba, abandi bagacurangira mu mazi. Mu guhiga bose barajyana bagafatanya gutega imitego. Iyo umuhigo ubonetse biba ari ibyishimo bya bose kandi basangirira hamwe. Amafunguro yabo ahanini abagizwe n'inyama, ubundi bakongeramo ibihumyo cyangwa bakotsa inyama zonyine bakazirya. Ababaka kandi kugeza n'uyu munsi ntibazi imyenda ugereranije n'abandi hirya no hino ku isi cyangwa indi mirimbo yo ku mubiri. Uretse abagore rimwe na rimwe bakinga kenda mu gatuza, abagabo bagahisha ku myanya y'ibanga, abana bo ntibambara, umwaka ugashira undi ukaza bakarinda basaza. Ubuki ni ingenzi cyane ku babaka kuko bahakura hafi buri munsi, bakabukoresha baburya, bivura ndetse n'ibindi. Aba ntibakangwa n'inzuki ndetse bavuga ko nubwo zibadwinga ariko batumva uburibwe cyane, ku buryo abashakashatsi batangiye gushakisha umwihariko ku mubiri wabo utuma inzuki zibadwinga ariko ntibazumve. Ababaka kandi bafite umwihariko mu kurira ibiti birebire, n'ubumenyi bufitwe n'abantu bake cyane kuri iyi si, ndetse abantu batandukanye ntibasiba kubasanga mu mashyamba ngo babigireho kuri ubwo bumenyi. Kubera isi ikomeje gutera imbere, aba batangiye gusohoka mu ishyamba bakajya gucuruza zimwe mu nyama z'inyamaswa baba bahize, nyuma bagasubira mu ishyamba. Impungenge zihari uyu munsi ariko nuko bamwe mu bana babakomokaho basigaye bagera hanze y'ishyamba ntibashake kurisubiramo. Abandi bagatangira kwiga imico biti y'amahanga, nko kumva imiziki y'ahandi, kubyina, kujya gusenga, ku ishuri n'ibindi bitandukanye n'imibereho gakondo yabo. Ababyeyi babo bakavuga ko ari ishyano, ariko bagashinja leta n'imiryango iharanira uburenganzira bw'inyamaswa ihora ibirukana mu mashyamba kubigiramo uruhare. Abagaragaye mu nkuru y'ikinyamakuru Slice basabye ko leta yabarekera uburenganzira bwabo bahoranye bagakomeza kubaho muri ubwo buzima, kuko nabo ngo batajya gusagarira bo hakurya y'ishyamba. Njye nitwa Denise Mbabazi Mpambara, reka nsuriza aha naho ubutaha. Bibaho. Bibaho si? Mais non, ça n'existe quand même pas. What? This is unbelievable. Oya ntibishoboka. Byabaho se? Nyamara bibaho. Nabyo bibaho.